mwiherero w'abayobozi bose b'imidugudu igize akarere ka Nyanza barebeye hamwe aho imihigo bahize mu kwezi kwa karindwi igeze, ingorane bahuye nazo n'ingamba zafatwa. Bamwe mu bayobozi b'imidugudu twaganiriye bavuga ko uyu mwiherero ari ingirakamaro kuko bafashije gusubiza amaso inyuma ngo bakaba bafashe izindi ngamba zo kuzagera ku mihigo bahize. Uyu ni Ndayisenga François, umuyobozi w'umudugudu wa Kivumu. Hari abana muri iyi minsi bagenda bareka ishuri ukababwira kujya kwiga ntibabyumve. Hari n'abantu bakuze batazi gusoma no kwandika. Aho ngaho tugiye gushyiramo imbaraga nyinshi cyane ku buryo mu mudugudu nta mwana n'umwe ugeze igihe cyo kwiga utazajya ku ishuri. Ku mbaraga twashyizemo tuzongeraho nanone kugira ngo turusheho kubibumvisha, ariko n'ubundi izo gahunda zari zituwe ziriho tukabibabwira. Nk'uko byasobanuwe n'umuyobozi w'akarere ka Nyanza Abdallah Murenzi, ngo hari imwe mu mihigo bari bakiri ku rwego rwo hasi, harimo nko gutanga ubwisungane mu kwivuza ndetse no gutura mu midugudu, ngo ariko bagiye kongera imbaraga zo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'iyo mihigo ku buryo imihigo izajya isuzumirwa ku rwego rw'umuryango. Dusanzwe tukurikirana ubundi tukabasura tukajya gukora evaluation cyangwa isuzuma ry'imihigo, ariko ubu turashaka kongeramo imbaraga ku buryo noneho umuhigo tuwusuzuma ku rwego rw'umuryango. Niba ari isuku tukareba mu rugo umubyeyi abana bihagaze bite, bafite ubwiherero, nta mirire mibi harangwa n'ibindi. Ubu tugiye gutera intambwe yo gusuzuma noneho imihigo mu rwego ku rwego rw'umuryango, ku muturage nyirizina. Ingamba rero twafashe nuko buri mezi 3 tuzadukora isuzuma nk'akarere, ariko buri kwezi akagari n'umurenge basura umudugudu, basura ingo, barebe koko niba ya mihigo igera ku muturage igahindura imibereho y'umuturage, ikorwa neza cyangwa igerwaho nk'uko biba biteganyijwe. Asoza umwiherero, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Kaboneka Francis yasabye abayobozi b'imidugudu ko baba abayobozi bemera kuba intwararumuri, abayobozi bafite icyerekezo kandi batekereza mu buryo bugari ku cyatuma abaturage baturiye imidugudu babereye abayobozi bagira imibereho myiza. Kuba umuyobozi ni ukwemera kuba intwararumuri, ukayobora. Kugira ngo ushobore kuyobora neza ni uko uzi aho ushaka kugana, kugira ngo ufashe bagenzi bawe uyoboye kubaganisha ahantu heza. Bivuga ngo ugomba kuba ufite icyerekezo, ugomba kuba ufite intego, ugomba kuba utekereza mu buryo bugari kugira ngo ushobore gufasha bagenzi bawe uyoboye ubajyana muri cya cyerekezo. Twese dufite icyerekezo cy'igihugu dusanze, ariko buri mudugudu ufite icyerekezo gishingiye kuri cya cyerekezo rusange, ariko kijyanye no kuri kwibibera muri uwo mudugudu cyangwa ibikenewe muri uwo mudugudu. Muri uyu mwiherero kandi abayobozi b'imidugudu basabwe ko komite z'imidugudu zikwiye gukorera hamwe no kugira imyumvire imwe ku bibazo bireba umudugudu no kwishakamo ibisubizo, aho bidashoboka bakiyambaza inzego zibakuriye. Christine Wizeye, Televiziyo y'u Rwanda.